bon wenda wenda kurira bajye bihangana ariko reka njye nagura mu mama yambabaje kubera yuko ubuzima yaciyemo nyine nubwo abanyarwandakazi n'abanyarwanda bose muri jenoside n'imfubyi nyinshi ariko mfite maka y'urukundo nshuti yanjye yarambwiye nyuma ya kamera I'm sorry to say yarambwiye ngo hari igihe biba byanze ku buryo n'abana banjye bampunga barya ibiryo bitarimo umunyu batinye kumbaza ngo mama umunyuriye ibaze sha kumva icyo kintu bakamutinya abana yibyariye kubera umushi yaba afite aba yumva aravuga ngo abashaririwe nta kintu cyiza mfite cyiza kibaho ku isi ibaze ko aba adakunzwe kuri level atabona n'ubwiza bw'abana be ariko n'ubundi usanzwe uvuga wivugira make rero no kutaba ni ukuvuga make no kwandika ukandika make akarindira ko abona reaction kuri njye biragoye ndamukomeje ndibuka ndi kubyara umwana wa kabiri umutware wanjye ndi kuvuga ko yagiye ari kunyumva n'abandi basista bari bari aho mbwa nese ntabwo dukoresha indabo bw'abanya bati ntabwo mubizi basi ntabwo akunda indabo nese bigenda bite none se nk'umuntu wabyaye biragenda bite ati njyewe nzi ibyo akunda mu mundekere nzi ibi ntabwo rwose ntabwo akunda ururabo izigiye cyane kugira ngo ngatsape neza I know nari kuzakatsapa vuba naragatsapye hanyuma hano naza sinkambara bikambabaza mpinga uriya munsi le 8 mars yari yateguye kumpa ururabo turi gutera story nyine nyuma ya kamera sinzi ukuntu byaje ndambwira ko ntakunda indabo arabyumva ariko yagira ikintu abirenzaho ahita ahindura ahamagara wa muntu byamugurira indabo arabikansolinga amindi gift ndaza mu kiganiro njyaga nyine ngo ibintu byo kuvuga ngo vayo nkubwire numvaga ari ubw'indiscipline vayo bavuga nyine bo bavuga vayo niko bavuga nyine bahamagara wowe wamenyereye iwacu mu gisape suko iyo ubashye umuntu avuga ngo ngwino nkubwire cyangwa akira ubu bakubwira kavuga kuki mugira discipline nke imico bitandukanye rata vayo nk'umugabo ashaka kubwira ngo ashaka nko kubaza niba wagezeyo uburyo babibazamo wowe byumvise bituseka utabizi bituseka ngo wasohoye yego pe abanyabo bari kutureba se bazabyandika uzabisoma cyangwa se akagwamaga ngo nasohoye amahoro. Salut, j'espère que vous allez bien et moi aussi ça va. Guess what? Hari ukuntu agera mu kanya muraho neza njye ntabwo ariko nyivuga wahinduye vuba abantu bose basigaye baserereza biragenda shamana ntabwo njya mpindura nibyo bintu byawe ariko pe barabinserereje none byaramfashe kandi nyine nabikoraga ntabyitayeho none ubu ngubu byabaye nibyo byawe muraho neza utuje none na pasi umusazi kiganiro kiraza gukunda mpinga aramumenyereye reka ko ari umusazi nese ko nkorana na Stella kandi nawe ni umusazi uzi umuntu utuje ni ketchup uzareba ibiganiro byacu babibowa uziko njye na ketchup tuva i Kigali tukajya mu Kanzenze mucecetse tuvuga nk'amagana 3 oya bibaze iyo shema atari muri iyo modoka ntabwo tujya tuvuga ko mwese agira amagambo make ngira amagambo make none abantu batekereza yuko rero inyuma ya kamera hari ukundi kuntu umuntu kandi still ni kuri ngiye utamvugishije ubwo baba byabaye I know yewe ni hatari kweli bahoraga rero bakunyishyuza mpinga tumaze kumubona inshuro nyinshi se zingahe mu by'ukuri ko yaje rimwe iwanjye abwana katuze ko ashimuta ngiye sibyo ashimuta oya nitugaruka tuzazana yego sha mutaha bazaba bari kumwe bombi nanone mpinga ntago yabonetse ufite urabura akaboneka yaboneka ubwo buzima ahubwo abantu batagira impanga mubayeho mute wa mugane ku buryo umwe asova undi bigenda nka wenda
kandi niko ujya uvuga ngo wenda Wenda. wenda wenda tuhuje umuvandimwe wanjye witwa Mimi ugukunda koko Yego. yo yenda Mwavuganye? wa undi mwavuganye yenda nko Nako. kuzasara none ko yagucitse ese ko ari oya shari musanze atuye musanze ese ubwo nari kumubwira ngo ngwino hari igihe bizakwensida tu nawe ahari aragukunda pe nanjye ndamukunda Kandi utamuzi. sinamubonye kuri video aragukunda pe Nanjye abantu ndamukunda. bakuntumye rero dore namuzanye Mm. ngo bamwe ngo barashaka ngo uzajye ubabwira amagambo meza hari igihe baba babaye bakeneye amagambo ariko ufite impano nyinshi nyamara ngwino Sha, kuri wapi? Mfite Serious? impano imwe gusa Iyihe? rukumbi Iyihe? yo kubyina Oya. Yonyine. nese Ntabwo niba ushaka mbeshya. kuvuga abantu bakumva wavuga bakomoka nuko icyo kinyarwanda biba kirasobanutse Mm. nyine umuntu ubabaye akishima ukamubwira amagambo amuhumuriza wenda njye sinabishobora buriya se nshaka kutabishobora urabizi urabishoboye Yego. wowe ufite impano nyinshi actually. Nuko uraririmba ukina filime waba umunyamakuru mwiza Yego. yego uvuga neza ku buryo nyine waba umunyamakuru mwiza umva hari umuntu wambwiye ngo ariko ngo buriya ngo wambwire ngo ujye useka mu buzima busanzwe ngo ukuntu uba urakaye muri filime ya ketchup ngo n'ubusanzwe ngo ugira amahane wenda bati mara si musubize ngo iki oya ntabwo ugira abahanya ahubwo nyine ugira impano pe yego biratangaje Imana Njye ishimwe. iyo ntekereje ko ngira imwe mba numva nimamye oya ntabwo ugira imwe nawe genda uzi gusenga uzi gusenga ni impano umuntu wese yasiga uya mukunzi Oya, yewe reka umuntu nkubwire wese ukuntu ari arasenga. impano ntabwo ari wabwira umuntu hano ngo vuga musenge cyangwa se dusengere n'amagambo abiri ni isoni aba afite ariko aba yashiritse isoni oya Yasenga. sha n'ukuntu uba wiherereye ukabura ibyo uvuga gusenga neza wenda. gusenga buri wese yabishobora ahubwo gusenga amagambo y'ubwenge ukavuga amagambo y'ubwenge mu gihe akenewe ni impano ubwiye nayo ni iya kabiri niyo kuvuga neza gira ukaganiriza ukavuga ugahumuriza abantu sha I wish byaba ibyo ariko ntabyo ngenda umuyumvamo na rimwe yego ndabikubwiye rero ubwo n'abandi bazabikubwira ababibona nkanjye ndabushimiye ubwo si eshatu turaza kuvumbura n'izindi amaherezo uno munsi murampropose I know turaza wambaye neza hagati aho kabivuge neza mwabimureba kandi muntege amatwi mwumve neza icyo mugiye kuvuga nitwa Mwino Ndebe sibyo ubu uyu munsi tuvugana naje hano naje nambaye neza cyane uraberewe pe ndagushimiye hanyuma iyi gift ni ya Pasi yanzaniye le 8 mars ntabwo wari ubizi ko ari umunsi wanjye niwo munsi nserebura kurenza indi minsi yose ntabyo narinzi niwo munsi nserebura cyane 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 Wow. kurenza indi minsi yose uwo ni anniversaire ndabiserebura cyane yego hanyuma ndagushimiye cyane nagatsa kuki ari wowe uwo munsi mpise nibaza impamvu ari wo userebura niwo munsi cyane udasanzwe mu buzima bwanjye really niwo munsi wiswe umugore se bon ubundi naje njyewe nkubaze sabira ndi umunyamakuru ndabikubaza Shanda gusubiza ariko nanjye umunsi nzagushyikira reka biriya byampinga nzima reka nzakubaza umuntu muba watwice ntabwo abona ibyo ambaza nzakubaza uzambaze koko impamvu bon ubundi mu buzima busanzwe umugore njye n'umugore niyo Muri yakosa inshuti. amakosa igihumbi umugore ntajya mbabarira ni umugore wanze konsa n'umugore wataye umwana abandi ubundi uwo ari we wese ikosa yakora uramubabarira iryo kosa rye yajagarara bingana gute afite uko yakosorwa kandi Yego, umugore akajya ku yego, murongo yego. umugore ni nyina w'umuntu umugore ni umuntu udasanzwe abagore babiri nibo ntashobora kubabarira ariko kuba yajagarara akibagirwa abana ntabaha umwanya nakora iki iyo wamuganirije umugore arumva harahagera akaba maso akavuga ngo kandi buri wese abikora mu buryo bw'ingiye n'umugore rero turi abantu gutya nkunda abagore cyane uriya munsi rero ndashima n'Imana ko yandemeye amateka kuri uriya munsi ntabwo ari ngombwa ko tuyavugaho yego ubutaha actually ntabwo njya nyavugaho wow nyine urumva ariko urabona n'uburyo uri kubivuga biri deep kabisa rero ni umunsi w'abagore actually ndawuprefera cyane noneho ukuntu ibigenza ikawundemeraho n'amateka adasanzwe Jesus
ukarisivinga ama gift actually ntabwo mbwiye ngo wambaye neza kubera ko ari kado yanjye uraberewe ni ukuri uraberewe nuko atakubonye uhagaze uzi iyo ubona ahagaze uraberewe oya nyine wari umeze neza ni ukuri niyo mpamvu nari mbivuzeho ntabwo ari ukubera ko ari gift nawe yego ariko nyine wamenya akagukanje cyane buriya mba nakwitegereje ariko buse burije nzagatsapa ngiye hera ntakadini mfite hafi ariko hari twagapanga hari abakopine banjye bari kwivugisha ariko babishyize mu kwa gatanu nzaba ntaragera turapanga ko muri minsi ya vuba ndebe ko nambara neza ntawamenya oya nibyo ese ubwo ndagushimira rero ko wampaye narisivinze gift ariko n'uriya munsi narisivinze iyindi gift wow nakoze ikiganiro kwa Kibubu kandi kwa Kibubu na mama Charlene iwacu nakoze na mama Charlene rero uriya ariko nikisho noneho ukuntu ari mwiza giteye imbabazi umutima we ni mwiza cyane ni mwiza noneho yari guseka ndamureba ntabwo njyamuhaga ziriya fosete ni mwiza pe Kibubu uri mwiza pe ariko iyo tubimubwiye buri munsi araseka akagira nyine ikibazo njya mbwiye abantu ngo uri mwiza cyangwa ndagukunda ngo iki ngo ndi mwiza ntaganirwa murakoze babyeyi cyane ntaganirwa n'ifite ukuntu uri naturel birenze kuba naturel shanu ni ntaganirwa narari umuntu ambwira ntuzongere kwitera makeup ntuzasubire ndavuga yigo kandi ngo ntuzasubire abarira umva ndio nabahamije natega makeup bon ubusa neza nabwo ariko iyo kunyine nta karyama karuhuka uburu uwo ngo kabisa ndabashimiye ndabashimiye ayiwe ehewe ko nawe utiyoroheje wi ko nawe utiyoroheje mwana wanjye turaho ndashimiye rero kubwa gift nziza yego sha umukobwa tuvukana yatenze kwima ariko niko yabaye hari izigiye hari izigiye cyane kugira ngo ngatsape neza I know nari kuzakatsapa vuba naragatsapye hanyuma hano naza sinkambara bikambabaza mpinga uriya munsi Louis Martial yateguye kumpa ururabo turi gutera story nyine nyuma ya kamera sinzi ukuntu byaje tundambwiza ko ntakunda indabo arabyumva ariko yagira ikintu abirenzaho ahita ahindura ahamagara wa muntu byamugurira indabo arabikansolinga ampendi gift nzaza mu kiganiro njyambaye Are you serious? Nshaka majya nshitinga. Ariko mwihorere nanjye ko nzabimwita. None ndibaza ndikubaza n'abandi badakunda indabo. Ni ikintu ukunda? Cyerekeye iki? Nyine umuntu yaguhaye gift aguha iki? Undi saha bijo zawe zo ntago nazega cyakagiye muri kompa. Kompa kandi ntago ndakubona wambaye ikintu kibi. Yego. Ikintu cyo muri shike sunkubita. Nefi iramene igikira gari cyo muri shike. Oya mvuze mvuze amabiro. Inkunda iherena amaherena ariko byose cyane cyane ariko isaha. Parfum nibyo bintu byanjye kuruta ibintu gutwara amafaranga. Ya ndabikunda niyo umuntu amaye iyo gift ako nibindi ndabikunda nuko ibyo ari kwakunda ufite utuntu ukunda cyane witaho cyane ariko nibindi ngire ndabikunda ariko ururabo kereka rurimo amafaranga cyangwa rimo kawaii mingazima nta kintu giteretsemo nta kintu harimo kawaii ni bongiye ntago nywa inzoga kawaii ni siragakoze iki wenda amafaranga nta bose bigenda bita nibo nshaka biyumva ko ngewe ntabwo tubaza twebwe dukunda indabo iki ngewe rero mpita numva nk'urukundo rumpo Igo really sinjya ndambirwe indabo niyo naba mfite bouquet 15 ndavuga wa this love ntabwo ngenzi kurufata urushaka kuruma rwose nkabura uko nifata neza ko usanga umuntu wazikunda reka da buriya hari ibindi bintu nshoboye bitari ibyo yo gudinda bope kandi ikintu gitangaje senda vuga ngo nzikunda pe ntago nze ngo nabikuye byarizanye ndibuka ndi kubyara umwana wa kabiri umutware wanjye ndi kuvuga ko ajyaga ari kunyumva n'abandi basista bari barahamwe nese ntago dukoresha indabo bw'abanyamati ntago mubizi pasi ntago akunda indabo
ese bigenda bite none se nk'umuntu wabyaye biragenda bite ati njyewe nzi ibyo akunda mu mundekere nzi ibi ntakunda rwose ntabwo akunda ururabo bo bakaba bafite impungenge tsembo yaba ari kutubeshya ariko nyine iyo gift yampaye yaranshimishije pe kandi nyine nta foto ko wakwifotoza nta rurabo nta umva nimbyara nzarukuzanira pe no kuntu azikunda no kuzitanga biramvuna uri kwazi icyo kintu ariko iyo namenye ko umuntu arukunda njyewe ariko ndihangana njyewe mbyaye ntibazanire ururabo ubumva kwa muganga tuzazizana pe umva kushye kandi uhora ubivuga ubwo muzazana ebyiri z'abakobwa yego ubwo ni indabo ebyiri niba ubyara batatu ubwo ni indabo eshatu batatu nawe urakabije nsigaje umwe inshuti yanjye izo mpanga zigubana usigaje umwana umwe bakaba batatu yego nanjye nsigaje umwe ariko bazaza Imana ntabwo irambwira igihe ko ntegereje kubyara umukobwa wari se nkaguha nkaguha diri ukamenya enga shawayima nyuma ya kamera uyima yatuzaganiriza abantu ni ukuri shaka umukobwa pe birakora yego byaseriye ariko nzagusengera yego sha nari inshuti yanjye nasengeye ishaka umuhungu iramubona cyangwa nanjye cyangwa uzajya unjyana gusenga ufite ngenda umudive ariko njya gusenga gake kubera impamvu nyine ziba zitandukanye ariko buriya ndi umudive wubahiriza n'isabato urakomeje ushobora gukora ikiganiro ku wa gatandatu ndagikora suko waheze none se hari akazi kavunanye naba ndi gukora ikitemero ni akazi kavunanye kuvuga none ko n'ubudive sinahinga sinaharura mukomeza munshaka ngasitera ngo ni umudive Stella ni umudive cyane buriya ajya no gusenga ndabareba mwebwe nkaba noneho Pasi Stella wowe ndabareba nkabajyanye n'ubudive sinzi impamvu nanjye njya mbona atari umudive nkabushaka nkabubura ngenda umudive cyane buriya dushime nyirumugisha muraziririmba yego mana yanjye ni ukuvuga ngo ndi byo gusenga saa 2 zuzuye mba ndi mu rusengero ku buryo gahunda zose zitangira mpari ntabwo bishoboka yego baba rero ntabwo wabyemera ku buryo n'uwo munsi nta kazi mu rugo gakorwa ibyo bakora bikora vandere niyo amasuku byose umva uburyo mu ndumudive ariko ndi umudive nkunda barokore buriya ni idini gakondo ntabwo nabavamo njye n'ukuri ntabwo ndumva umudive ibyo ari byo nyine imana mugendera ku murongo njye byarangira natanye cyane warabikuriye nawe uri umukatolike ariko uburyo usengamo ntabwo ari iby'abagatolika birahabanye cyane sibyo kuririmba mba numva ugerageza nkabo nyine urimba indirimbo zabo muri make ariko gusenga sha ntabwo ari bo pe rero nanjye gusenga kwanjye si uko abadive nanjye burya mbishatse nasenga nk'abakatolike ntushobora nkuko rampinga asenga kuko none se ko ariko na mama wanjye asenga niyo mpamvu abwiye ni impano rero na Louise ntasenga nk'abakatolike ariko njye nshatse nasenga nk'abakatolike ariko iyo ndi kumwe n'abarokore turasenga nkumva ndujujwe kabisa eyo mpagirira ibihe byiza pe cyane ariko mpagirira ibihe byiza ariko cyane mu bakatolike kuko habamo umutuzo udasanzwe ariko bararirimba neza ejo bundi handi twe turi ejo bundi bari bati bafite amajwi yego baba rero so ko bati wow bafite amajwi meza baririmba neza kabisa bameze bien ntabwo nabishobora rero kundi ariko kera bigize kujya kudutangiza isabato da ujyayo dufite umunkire wari umudive twagiye rero ubwo iyo uriwe ubu umudive nta nibwo ushobora kuganira kandi akakujyana mu gutanga isabato ku isabato ukajya gusenga no ku cyumweru akakubahiriza ukajya muri gahunda wow urumva ko asobanutse uwo muntu aho ni sawa cyane najyagayo nkavuga iby'umutwe ndi butere birangana gutya hari abadive bajya bankurikirana bajyanyandikira muri commentaire ngo nabo ni abadive nyine kuki se utaririmba nararirimbaga kera ariko hari ukuntu umuntu agira inshingano nyine zituma biba akantu kabi ariko kararembesha sha inshingano zikakwangira kabisa ariko ndabikunda ufite impano nyinshi mwana waduhaye zihe se yewe ntazo ni hafi ya ntazo noneho kuririmba gukina filime byonyine byagutunga ikigali ukiyicarira yego ni nkaho nagibonye akazi
umva ujya kubyina unyitwaze ndirimbe ahubwo ninjye kuva mu nyamibwa Eh. nashaje Yego, zasaza ubwo ntakibasha kubyina biriya bintu nyine hoyerega imyaka iyi ntago biriya bintu biravuna yawe imyaka izajya kugera ryari ngwi ukiri muto rega abanyarwanda bazi imyaka yanyu hoya ndacyari muto ariko Ukiri kubera muto ukuntu pe. umuntu agenda bagukora Ibaze ko mu nda nkuruta. gake gake ariko mana igihe ibintu byo kunduta kabisa bimaze kuba byinshi ngiye ibaze ko nkuruta ako kaka kamwe tukagira ubukwe tukagira ubukwe kamwe tubiri ntabwo ari tubiri ni kamwe uzaze Pascaline ko tutangana mapasa ndusha umwe rero ubwo rane mbore ese ko uri kwihisha abantu amarira ariko ni kamwe yego ariko se katuma nshyiraho akantu k'akagarande oya oya tugende bimaze kuba byinshi ariko nanjye ketchup nzaza mufatira uraburuta aza yicara hasi ketchup ndamuruta nkumva ndishimye cyane agatanzuje abantu abarundi abagande abatanze mujya munyandikira mu commentaire kuri ndazisoma pe ndabasuhuje abarundi ndabaramukije wenda tuzageyo igo yes ko kaguru kaba gakarabye abagenda aho njyana nabo urindiriye kugendera kuri gahunda yawe ntibabibona se ko gufatisha rero narakubuze inshuti yanjye naramuhize naramubuze muri sama nibwo abantu basohoka kandi muri sama nibwo mba ndi gukora sorry gake sorry kereka weekend yanjye bune ni kwa mbere no kwa kabiri yewe biragoye turasuje abarundi abaganda n'abatanzania n'abantu batureba mu bihugu bitandukanye byose abanyamurenge abagogwe n'abakibande abakonyine yewe ni benshi twese ndabaramukije abagogwe uwiteka duhire mwigishe kuramukanya baravuga ngo uwiteka duhire ukikiriza ngo aduhe umugisha Yesu ashimwe himbazwe ibyo nibisanzwe igira abana uravuga ngo nigo nta yego nta ndabashimye ni gira abana bade bagira abana ni uko muraho neza mumeze neza mu rwo nyine bakoresha nk'umunota umwe bakavuga baramukanye nanjye akubwo nakwigisha mu gikonyine nari mu gikonyine nzimo kiharya bo ntabwo ujya avuga ngo Yesu ashimwe iyo uvuze ngo Imana ishimwe Imana ihimbaza ishimwe cyane yego cyangwa iyo uvuye nko mu kazi wari warabuze utashye bakubwira ngo kurikayo ngoko dukomeye bivuze iki babaretse bane welcome back nibyo bintu byinshi bafite ukuntu bakora akose ahita akubwira ngo kurikayo bya bintu ngiye mbona ari sawa hari ukuntu ubona bubashye nize mu nk'abagabo barabubaha cyane niganye n'abakonyine mvuye naratashye nararwaye bahita bambwira ngo kurikayo I was like ni ibiki kurikayo ni ibiki umushuti wanjye atambwira babwira ngo navuyeyo none ntabwo namenyaga ukuntu umuntu amubwira ngo vayo urumva twebwe turabasohoka na mega nyine ngo ibintu byo kuvuga ngo vayo nkubwire numvaga ari ubw'indisipline oya vayo bavuga nyine bo bavuga vayo bo niko bavuga niyo bahamagara wowe waramenyereye iwacu mu gisope si uko iyo wubashye umuntu bamubwira ngo ngwino nkubwire cyangwa akira ubu bo bakubwira kavuga kuki mugira discipline nke imico itandukanye rata vayo nk'umukobwa ashaka kubwira ngo ashaka nko kubaza niba wagezeyo uburyo babibazamo wowe byumvise bituseka utabizi bituseka ngo wasohoye yego pe abanyabo bari kutureba se bazabyandika uzabisoma cyangwa se akaguhamagara ngo nasohoye amahoro nagezeyo amahoro cyangwa se wagezeyo wasohoye iwacu rero noneho iwacu hariya mu gisope mo hagati kumva umuntu akubwiye ngo vayo hano ntibibaho vayo hano mama yagukubita urushyi rukakwica cyangwa enda hano oya pe kwenda ni ikindi kindi ngaho kwenda ni ikindi kintu ntabwo ari ikinyarwanda ni ikinyarwanda ko kivuze ikindi nibaze ni igishegu kiri muri disipurine uko byumva none ikinyarwanda kirakomeye
ntago abantu bavuga ngo kiri pauvre njye mbona kitari pauvre kiri pauvre kubera yuko abantu bakivanze n'izindi ndimi ako gifite ibinyarwanda byabyo bikwiye ahubwo abantu batazi yego kandi badashaka kumenya nicyo kibazo kutamenya ikinyarwanda se ko biri kuri 6 nagahita numva ko turi abantu bari ko bikigali cyane icyo kirimo umwana wanjye kivuze namukubita umunwa wongera ko namukubita umunwa namukubita natase n'ibiki umwana nyemfura yigeze kubyiharaza ajya avuga ikinyarwanda yagipfuye nkajya mubwira tumva rero uzongera kuvuga ibyo bintu tuzashwana abivaho nada bati ngiye sinzongera kuvuga ikinyarwanda kuko ndavuga mukandakarira bamwe mukanavuga ngo sinzi kuvuga so ntabwo nzongera kuvuga ikinyarwanda abicikaho kuvuga ikinyarwanda ngeze nkamubwira ati ubundi se kukizi inshuti yanjye ako gafaransa wivugisha ukamenya ejo tugiye kwishuri n'undi kinyarwanda ntabwo wenda kukibagirwa ahubwo ujye ukivuga neza mbere niwumva icyo utazi ubaze ngo bavuga gute ntabwo kosora kuvuga ngo ariko bapepa abantu kandi kiri kwicukwa n'abantu bakuru nyine abantu bari muri generation ya mbona ntazi mbona natazi sibyo nyine umuntu akaba adashobora kuvuga interuro yose mu kinyarwanda haba harimo izindi ndimi gutya ariko ntabwo ari byo habe namba nsigaye mbikoresha kubera guhura n'abantu benshi ariko iyo nabyitondeye mvuga ikinyarwanda kibisi ako nibyo sawa ubundi ni byiza kuvuga ikirimi ukakivuga neza uyu uramutse ukizi ni amahirwe yo kumenya indimi kandi usanga n'ikindi turi kwitirira tutakizi nicyo dushaka kuvuga nacyo ntitukizi none byageze bikoreshwa aho bidakoreshwa n'icyacu turi kukivuga tutakizi si ikibazo sinzi ibyacu rero tuzajagarara mpaka rero reka nkubwire impamvu komantere buriya zijya zituma mbona ntabwo ari uko mba nabuze ibyo mvuga ahubwo bituma byiyongera nkanamenya aba bantu batekereza gute njye nampenga cya kiganiro twakoze turi kuvuga amasuku sinzi nawe warakirebye hari umuntu wanditse muri komantere yandikanye umujinya nshuti zanjye muba mwariye ko muba murakaye abantu ko yarakaye n'abati kose nk'uyarakajwe n'ikintu kuri kw'Imana ngo amashuka se nayifashe ngo amashuka ngo uraramo ngo ntago umukozi agomba kuyamesa ngo ikindi sinzi ibintu yanditse byinshi bigaragaza ko amashuka warayemo nk'umugore n'umugabo atagomba kumeswa n'umukozi ngo ikindi ngo ntago abantu bose bafite ubushobozi bumwe ku buryo bajya bahinduranya amashuka yanditse ibintu byinshi buri cyo ntoramo cyangombwa gusa icyo navanyemo kimwe ni uko ako kantu ko kuvuga ngo abakozi cyangwa se abantu badufasha mu rugo ntabwo bagomba kumesa amashuka twarayemo n'abagabo ariko andi bakayamesa ubyumva ute sinzi icyo yabivugiye n'impamvu yabivuze yararakaye gusa icyo nabonye cyo ngo tuba turi kwirata oya rega umuntu wese avuga ubuzima abaye njye ntabwo najya mu nkweto z'umuntu uba muri etaje nubwo najya mu nkweto z'umuntu urara mu kigonyi nzajya mu nkweto z'umuntu urara nkaho ndara kandi nzavuga ubuzima mbayemo bitutirengagije ko n'ubuzima bwo hasi yacu buriho cyangwa hari n'umuntu ushobora kuvuga ati ko aba bana kuki ari abakene kandi twebwe twumva leva turiho iraduhagije aka katuvuga ati ko si uyu mwana kuki ari umukene bigenda bite sibyo ariko rero ntabwo tuba twirengagije ko hari ubuzima bwo hasi umuntu anasasa aryama n'amatera yayibuze ntabwo twirengagije yuko hari n'umuntu ufite ishuka imwe ahindura agashyiraho iyindi bakiyorosa kubera itagira ishuka ariko iyo urebye icyiciro abantu bose barimo benshi barimo nicyo aho hagati naho tuba turi kuvuga ntabwo bari hejuru cyane nubwo bari hasi cyane tuba turi kuvuga rega nta hantu tuba turi gupointa tuvuga ngo ni wowe tuvuze yego nta nubwo tuba turi kuvuga kugira ku muntu umwe tuba turi kuvugira rusange kandi urebye abanyarwanda bose bari muri iyo kategori y'abantu barimo hagati bashobora guhindura amashuka bashobora kugira abakozi bashobora kurya kabiri ku munsi niyo kategori abanyarwanda benshi barimo cyane wenda reka tuvuge 60% niho abanyarwanda bari wenda 20 biri hasi 20 iri hejuru ariko rero ntago twajye tuvuga ngo kubakene ngo bijye bigenda ngo kubakire ngo bijye bigenda bivamo
akenshi nta nubwo ubwo buzima ahubwo warabibayemo. tuvuga muri rusange wowe wiyumve ukuremo ibyawe. Kandi niba uri twavugaga no isuku yo mu mukene rugo. utekereze neza, ese ko we afite ubushobozi bwo guhindura amashuka kubera ko ayafite, Yego. njyewe nzaza nyamesha mu gitondo muri iyo minsi, noneho nimugoroba nongera ndusase. Si ibyo tugomba kwiga, ntabwo tugomba ariko buri wese yemerewe kuvuga icyo ashaka cyane cyane nta kibazo rwose. kuri mujye munyibwirira ibyo uko mubyumva, nta kibazo ngiye nta kidobe bintwaye. Navuze ngo bajye ngo ruhura umutima. Igo pe hano mujye muruhuka uvuga ibintu uko byumva. Ni Shakira mbona bihita mukunda ati ruhura bakajya muri dusha koga ariko kumva akarya karangiza agasasa karangiza ati wowe ruhuka ubundi ari aho ngaho ari kukumva, nta nubwo ari kumva ahubwo ari kugiplayinga. ndi kwishaka commentaire ngo nyisome. None se ubundi mirimo bashinzwe bari abantu badufasha ni iyihe? Iyo badashinzwe ni iyihe? Bon njyewe ukuntu mbyumva hari ukuntu mwaraye ku mashoka mukayikora ibintu bigiye bitandukanye ku buryo nyine ibifite iba yanduye cyane. Iyo ngiyo wowe kwifatira ukayitrampa muri dushe yawe ukayivuguta ntabwo ari ibintu bigoye, kuko nawe babiguhaye ngo bimese ari wowe ari by'abandi ntabwo wabikunda. Wayanduje nk'umugore uri muri period ukayitanga uba wakabije, sibyo? Ariko iyo mwayiryamyeho gusa bya bindi byo kuryama abantu baryama bisanzwe, why not? Muri kubyumva? Je ntabwo hariho ibanga ryanyu, ntabwo ari ngombwa ko ngiyisome. Je n'ikintu abantu bandika nkabura icyo mvana mu byo basoma. Uryama mpaka kandi ukabyara. Wumva ibintu yavanze ukuntu hari byinshi. Imbwa sifashwe n'ibiki? Yumvisha abana ku muhanda. Urumva ibintu ahuje? Si ebyiri zitandukanye. Wenda sinzi impamvu abantu baba barakaye. Ubu se kuryama ukabyara bisanzwe nk'umuheburayo, ubundi akabagwa, kwikina, kubyara isasu uri kuri hejuru. What's that? Anyways, bishobora kuba ari no kuruhuka. It's okay, ni ukuri mujye muruhuka nta kibazo. Sinzi impamvu abantu babyita kwikina, ariko umuntu avuga ubuzima bayo cyangwa avuga n'abavandimwe, nta n'ikintu cyadanda kirimo. Anyways, niko yabyumva. Twebwe twavugaga ku isuku. Isuku muri rusange, uburyo utagomba gutinda mu mashuka, amaswime, donc nta bindi twavugagaho pe. Ariko gide uburyo bivuze ari akayenese mbyoze nzi mirimo bari abantu badufasha ni iyihe? Ni biki bagomba gukora, ni biki batagomba gukora? Kuko nk'umuntu uzi ubwenge hari ibyo batagukorera no. Ese unambwiye ngo aza nkorere isuku mu cyumba cyanjye? Ntibishoboka. Nambwiye se ngo mese ari by'imbere? Ntibishoboka. Ariko kuba namuha couvrir ngo ayimese ntabwo ari ibintu birenze. Iryo shuka mbona ko ari ngombwa ko warimesa nari guhuka ngombwa wowe ubwawe ukaryimesera. Ukaryivugutira. Kuba yamesa amashuka ntabwo ari byahatari, ahubwo iryo shuka ririho iki byakoreweho iki ariko hari abantu baba bafite protocole. Ni nk'uko ngiye utashobora kumbwira ngo umwana wanjye ngo ushobora kunyemeza uburyo umwana ufite imyaka kugeza kuri 5 ushobora mu gitondo kumuha icyayi n'umugati umwana araringe, ntiwabyonyemeza ibyo bintu. Ariko hari n'umuntu ukubwira ati yarenze ibyo se, sibyo? Ntushobora kumbwira ngo umwana wanjye ngo bigomba kugenda gutya, ngo ndabyuka ngo mu gitondo ngo ndamufubika mu gitondo. Njyewe ntabwo abana banjye bifuka mu gitondo, bifubika nimugoroba. Reka da imipira yabo anige ntazi ikintu imaze. Kuva ari impinja sinjya mbafubika, baramenyereye tugipe n'inkorera. Reka bapfa kukaraba bakambara pinjama birahagije. Ariko ari wamenyereje rata akicaye ku kazi saa 11 abana barifubitse, uwo muntu wamubwira gute ko umwana we atarwara umusonga? Niko byumva, niko yareze. Rero buri wese afite ukuntu arera. Sinzi impamvu abantu babirakarira. Ntimukajye muri akarashuti zacu, turabakunda. Icyiza wakuramo ni ukwiga ukavuga ngo mbega bavuze ko isuku nziza ari iminsi ngahe yo kutarara mu mashuka. Woga na isume kangahe? Wavuga okay,
njye se ubwo koraga iminsi 2 ndakabya se cyangwa byankoreraga nikora n'icyumweru ubwo nakabyaga reka mbihindure sibyo you. ibyo bikuremo Ni ukwiga. ubundi ni ukwiga nicyo tubeshejweho nicyo kitubeshejeho fete buri munsi turiga mukajya murakara ni ukuri ariko nanone mujye muruhura umutima mutubwire ukuntu mubyumva kugira nanone tubivugeho bibe clear nanone nutanyurwa niba hariya yawe ngo uramponda sinoga niba wongere wandike n'ubundi tuzabivugaho paka cyane bibaye clear cyane ese pasi ubwira abantu bawe ko bakunda kangahe ryari kenshi gashoboka n'abashuti bawe n'abakopine bawe Okay. ubwo ntarabibwira ubwo mufata nk'ibidukikije nyine ntacyo baraho turaziranye ntacyo yishe nta ntacyo yakijije ariko umuntu nkunda nshobora kutubwira buri munsi ariko ndagerageza ndagerageza inshuti yanjye ejo bundi yabimbwiye nkashaka kumubaza nimba yanyweye ikinini cy'umutwe ngewe kuko hari inshuti nyinshi cyane nshobora kubibwira gutya ndi kumureba nkabona abuze nk'aho areba ariko byibura naguha mesaje nkaguha mesaje ibyinshi cyane bikorwa no bikorwa nshaka kuguha gift sinzi guha wenda buri gihe ariko umuntu natekerejeho nkamuha akado mba mukunda kuko rwose ntabwo ukunda ntabwo nakwibuka kuyiguha ese kubeshye kidukikije wenda ngewe ngira inshuti nkeya izo nita inshuti cyane kubera ko narahemukiwe n'inshuti so nafashe umwanzuro wo kujya mbana n'umuntu uko abishaka aba boss tumenyane uko abishaka sibyo yego pe none se hari umuntu nk'ubu nshobora kugira ibirori wanyu nkagutumira 1 2 3 ntuzi kandi wowe wantumira njye nkaza ejo ntubongere kuntumira cyane ariko kandi tukagumya turi inshuti none wose se ko paza atanu mu anniversaire wabimbaza nkubwa nese ko mpamvu gutumira ntuze numvaga n'iki gihe utariboneke nibyo ntabwo ize ko sinakurakarira rwose bene n'ababaraga nkabyegereza umutima ubu ntabwo mbabara reka nsigaye nkunda umutima wanjye kuruta ikindi cyose urashaka ko tubana fine ntabwo ubishaka it's okay none nisi wagira ute nta kindi wongera yego gusa n'umuntu ukunda pe ko abati umuntu ndamwihambiraho tu bitewe n'impamvu zawe rwite hari n'igihe ukunda umuntu nta mpamvu ufite yego hari n'ukunda kubera impamvu tujye tuvugisha ukuri hari n'ukunda rwose kubera impamvu kubera ko yaguhaye impamvu ngakundira nako naravuga wakantu we ariko urabona nk'abantu babakunda benshi hari n'igihe utabazi no ariko akagukunda pe se nk'abaguca iki abaguteganyaho iki se wabandi ariko akagukunda pe ariko ndavuga bamwe muhorana mwegerana nsigaye mbana nabo uko babishaka iyo unyeretse ko ushaka tuba inshuti cyangwa se nyine nanjye nkubera muzima pe ndagerageza ariko iyo unyeretse ko ndi kwihambira nawe uba ugiye cyane nizo wakwihambira bikavamo tuzajya twihambira ku bintu byinshi n'amafaranga twarabuze ukajya kwihambira ku nshuti ntabwo byavamo ubana n'ubishaka utabishaka ukamwihorera ariko ntawe njye nawe ubona isi ikeneye iki isi ikeneye urukundo wenda ndabeshye wowe byumva ute ubundi imana njyewe wenda ahantu hambere nkunda cyane kurenza ahandi ni mu cyumba aha kabiri ni muri dushe yego iyo ndi muri dushe ntekereza kurenza ahandi hantu hose uzi ku isi niyo ndi muri me time kugira ngo ntekereze neza ndagenda nkamara umwanya munini muri dushe ntabwo mu cyumba nshobora yego natekereza rimwe ariko kabiri ntabwo byagora oya ngo nicaye kuri balko ngo ubu ngo ndi gutekereza ariko ngombe mba mpagaze muri dushe rero ejo nari ndi muri dushe ntekereza ukuntu Imana ari urukundo Imana ni urukundo ukuntu izi ubwenge ku buryo ifata itegeko rimwe ikarihuza n'ibintu byose biba ku isi rikaba rikubiyemo ikintu kimwe cyose kimwe isi ikeneye cyane nta kintu wakora ufite urukundo ngo kibe kiri mu bugono kibe kirimo ikintu kibi none se kuki abantu bamwe bamiryarya abandi bakaba bagome abandi why urukundo ruba ruruke kaba bahemu ukagambira ukavuga ngiye guhemukira mpinga mpemukire ngwino cyangwa se mpemukire pasi ukabyigaho ukagira ngo ni nk'umushinga ukwinjiza amafaranga uri kwigaho
nkibaza kubera iki ntabwo njya mbishyikira ntabwo njya mbishyikira nkibaze kuriya muntu ko namwetse ko mukunda kandi koko nkaba mukunda we byamunanije iki mugumane inkondo zanyu z'abakizi nziza iki ntabwo ufite ukibaza ntabwo nkunditse se ariko si ubwo umuntu avuze nk'amatemonyage y'ibintu byose afite mu mutwe bamwe bakwiheba ni ukuri mwakwiheba wafungura hano mba numva kuba umwana birenze wakusubiza kuba umwana uravuze ngo bakugira umwana w'imyaka 2 nka 18 nta bibazo nagiraga 18 19 nta na kimwe cy'umutima mu rugo nabaga muri gato ko nta kibazo nari mfite mfite amahoro yuzuye y'umutima none hari n'undi wazana akakuganiriza akakubwira ukuntu uhera ku myaka 5 nta mahoro y'umutima yageze atanazi ngo genda atembera bite ubwo rero uwo nguwo ntahumure mu minsi iri imbere azabona amahoro ahagije kuko isi nta mvura idahita mujye mwumva mukomeye mw'abantu uziko nta mvura idahita ntayo wajya ngo uvuga ibyo bintu utabizi nta mvura kw'Imana ntayo njye mbere narasomaga Bibiliya cyangwa se abantu twagiye nko gusenga cyangwa ababyeyi hari ukuntu tuba twaravukiye mu miryango ikijijwe bakakutubwira ngo ni Bibiliya bivuga ngo nuca mu mazi ntazagutembana nunyura no mu muriro ntacyo uzaba fe nkajya numva nyine ni amazi nkajya numva ni umuriro nk'umuriro bisanzwe gotese uze gute waca mu muriro ntugutwike oya ngiye amazi ntagutware nabonye iminsi 2 itandukanye n'amaso yanjye ndayikompara ndavuga ariko wasi ubundi uteye biragucanga umunsi umwe bari mubi kandi bikazira rimwe uziko ari igihe uhera mu gitondo wumvise inkuru mbi ugahura n'ibintu bibi ikindi gitondo ubwo uko nafunguye telefone ejo nkabona inkuru itabaho ikindi ndangenda ndafunguye telefone nkavuga bastard niterera hejuru ngaravuga se ibyishimo mbikuye aka kanya avuga sargisi bundi wayingenera ariko umuntu wese nushaka umaze imyaka 20 nushaka ubuzima bwawe bwose hari igitondo kimwe ntabwo mbivuga ko meze neza nta nubwo mbivuga ko uwo munsi wanjye wageze ndi kubivuga ko ndi umuhame nubura kwizera ujye uvuga ngo Imana yakoreye ikintu kanaka sibyo rata nanjye zabikora sha yewe nukuri hari igitondo nkundira ya ndirimbo ngo ngende ubuhamya bw'igendera abantu wenda tumenyanye vuba hari abanzi kuva kera anzi kera nzi n'ubu ndavuga ati sha Imana irahari Imana irahari kabisa ibaho njye se bavuga ngo ubwo nawe bafite uko bavuga njye nanoga bavuga ko bambwira ko Imana ubwo njye n'Imana turu kuko babona ibintu bibiri bitandukanye kandi ntago njye ari abantu banze gutya n'abavandimwe banjye barabizi Imana ni nziza Imana y'urukundo nabwiraga Imana ngo umpaye ijoro rimwe ryama nkasinzira umutima wanjye udafite ubwoba nzagushima umutima wanjye udahangaye izina ry'Imana mwanzwe nabyukaga ndyamye ndi muzima maze gusenga ameze neza nkabyuka mu gitondo nsanga amaserumu izina ry'Imana ntazi nawe ugeragere aho ushobora kwibaza icyo kintu ko biteye ubwoba ukibaza uzajya mu gitondo numve nta kantu na kamwe ndi kubabaraho nta kintu kimbaga cyariho kandi biza utazi ukuntu byaje yego ndabizi hari abantu badukurikiye bari muri ibyo bihe bibashaririye benshi kandi ntabwo bari bakeya bari mu bihe biba bihiye pe abagore bafite nk'ubushomeri ubushomeri nshaka kubutindaho uzi iyo uri kureba muri garderobe yawe ukabona abana bawe nta kintu bafite cyo kwambara gusha ahubwo no gutekereza ati uyu munsi bariye ejo bazarya ukibaza ko abantu badaheruka n'akagi igi ry'amagana ejo bazarya umwana wawe akumva ahantu bakaranze inyama ndumva nshaka ko tuzafata umunsi ngo ndabigusabye imbere ya kamera no gusengera twese nawe uri umubyeyi nanjye ndi umubyeyi gusengera ababyeyi bafite abana babananiye hari igihe umwana akunanira kubera ibiyobyabwenge akakubera ikirumbo pe
totally ukavuga ati uyu narakarabye kandi mu by'ukuri uri uzi gusenga ntacyo utakoze warasenda waragiye hehe hose ariko umwana ukabona arakurumbiye uri kwese agahinda uwo mubyeyi abafite banumva hari igihe nk'umwana uwo mwana namucunga ari soba nkamwereka nka video nakuye muri maternité muri salle d'ope kwa Mpingazi wabonye kuko mba numva ndumva tuzafata uwo munsi tubasengera undi munsi tuzasengera abo bana babaswe n'ibyo bintu harya ndavuga abana kuko umuntu wabyaye n'undi aba ari umwana ariko n'igihe aba ari umuntu mukuru amafamiye menshi afite abo bantu menshi cyane afite abo bantu ahubwo ni na make usanga badafite umuntu nk'uwo cyane ariko abo babyeyi bafite agahinda pe aha ndavuga ati n'ibijuru rinabaho ntaryo mfite ko ntago narijyamo ntanezerewe kuko niba ari ikintu kibabaza ni ukubona umwana wawe ari kwangirika umureba ariko guca mu myanya y'intoki nta n'icyo udakora hari igihe ababyeyi bataba barahaye umwanya abana babo ariko ntago biba ko naho wawuhawe se wahawe buri kimwe abo bantu tuzabasengera arabyemeye ubwo muzabona umunsi umwe gusenga gusenga ni byiza biruhura umutima ni byiza byongera iminsi yo kubaho bituma udasaza Imana yacu irumva gusenga ni byiza cyane ntabwo mushobora kubyumva kandi Imana njyewe ndamuhamya we cyangwa hari igihe natekereza mfase nanjye ibihe nk'ibi ibihe runaka bizagera igihe kizagera njye nicara ntafite ubwoba bw'ukuntu inzu zishyurwa ntafite ubwoba bwo ntafite njye mbona shani filime ibihuha bifite ababigenewe njye ntabwo ndimo noneho ibindi bihe bikajya kavuga ati Mana uzandinde kwibagirwa niba hari biriya bintu abantu bihaye ngo ntabwo ngo bajye bafasha ngo abantu bo ku muhanda ngo bagira nabi ngo barorga njye sinshobora gutambuka ku muntu kereka atanyegereye ntamubonye hari umuntu naciye Nyabugogo mfite bati mw'izina rya Yesu njyewe mbikoze nkanjye uranyegereye mbikoze ibyo bindi musigara muvuga njye ntabyo nzi kubera ikigenzi ko inzara iryana shaka kandi wanyu bari kurya hari y'ibiryo kuko bitewe na situation urimo inzara ikakurya pe njyewe izi kintu risa kiba gihari Imana ifunga imiryango yose erega niho ibera Imana ikora ibyo ishaka ifunga imiryango yose ikirenze umutima wawe ikawegekaho ikawigisha kwihagararaho kandi ufite abo kubwira ego sha ako kantu uvuze ukafunga kandi shabana kumva abo wabwira bakakumva ikagushyira mu kugaceceka ukaviva iyo situation ukayiviva no kuviva bikavaho ukayiviva abantu banakunda disi bakabona nta kibazo ufite ukayiviva pe bana nta kibazo ufite kandi sha warariye mu karo kanayimukonje wabyaye kurya byakunanira kandi ubifite cyane ngiye umutima wanjye utanezerewe sinshobora kurya ntago byarenga we nono njye birananukira uzwagira ngo mbarwaye nkamara cyangwa ndatwite iyo ntishimye kurya biragoye shaki uko Imana itanga ibyishimo mu bantu pe iyo ntanezerewe rwose n'aba mama nyamuneka baba bagiye gukubura imitima abenshi bari ku manegeka se urabizi se cyangwa ntabyizi ndabizi banira na benshi ndabizi numva abamama nkavuga uwite uzakora iki ngo umutima y'abantu dore rebyo ngewe biranshengura bataha mu rugo nkananirwa nyine kurya numva ikibazo cy'undi muntu ubwo ubivuga amarira ageze aha uzajya gusura umuntu aje ubundi mbabarira ntuzansige umumama twaganije w'umusilamu ego sha uriya muntu ukeneye urukundo uziko twirirwa duha abantu urukundo batarukeneye ndagusabye urabizi ibyo bintu simbigusabye ntuzansige sinzajya kubona ngo mwavuyeyo abantu bakeneye urukundo kandi akeneye ko abantu bamwitaho bamukenyeza uzi kwicara uzi ko hari abantu bagukunda bakakwambika uzi ko niyo waba buzi icyo uryo kuko abuzi ko mpinga arankunda ngo ina arankunda niyo nambwiye ngo nk'igihumbi ntacyo mfite ariko at least ukabona murababaranye ukabona nyine yes sha ibyo bintu birarenze kandi sha kubibona rero yanze kumva mu mutwe sinubwo mama yambwiye ngo ndagashwa ariko umuntu arakubwira aho kugira ngo umukomeze ukarira
Bon, wenda wenda kurira bajye bihangana ariko reka njye nagura mu nkubwire mama yambabaje kubera yuko ubuzima yaciyemo nyine nubwo abanyarwandakazi n'abanyarwanda baciyemo. bose muri jenoside ni imfubyi nyinshi ariko mfite manka y'urukundo yo nshuti yanjye yarambwiye nyuma ya kamera I'm sorry to say yarambwiye ngo hari igihe biba byanze ku buryo n'abana banjye bampunga barya ibiryo bitarimo umunyu batinye kumbaza ngo mama umunyuriye yo ibaze sha kumva icyo kintu bakamutinya abana yibyariye kubera umushe yaba afite aba yumva aravuga ngo abashaririwe nta kintu cyiza mfite cyiza kibaho ku isi ibaze ko aba adakunzwe kuri level atabona n'ubwiza bw'abana be can you imagine sha birarenze avuga uwite gusesura umeze kandi dutanga urukundo tukaruha abantu batarukwiye icyo kibazo tarumeri imana nibitubaza muzamenye ibyo twazize ayi imana tubabarire ngomba kumusura muri uku kwezi kandi baze ko twe dufite ubundi tugomba gusura ariko ntabwo aramva mu mutwe hari ubwo mubashyira kuri kamera iyo ari ngombwa iyo ari bishaka rero actually buriya yaje kuri kamera kandi tugomba kujya kumusura kubera ko twaranabimwemereye tugomba kumusura ntabwo twerekana ibintu byose twabashyiriye si ngombwa turagenda tukamusura tukamuha nta nubwo nzongera kubyerekana actually kereka we nta kintu mutwaye ntimukajye munsiga rero mana yanjye ngewe uzi ko akanyenyeri cyangwa bati disi biri hari umuntu wabuze n'ibihumbi 50 byo kwishyura inzu ko nzi ko ngiye ibintu byambaye 50 byose 55 hako shame 50 disi biri hari umuntu uri kwibaza ati ko mfite amakaroni mu nzu ndayarishiye kandi nayo kuyabona sha byamugoye wasanga yameseye umuntu akamuha udupake tubiri tw'amakaroni ariko abo bantu ikibazo urabakura he ababa baje bemba mbazi gake cyane ubwo nzajya nkwifashisha ko hari igihe mbyuka ndi muri uwo mwuka njye mpamagara mafite muri kumpata umva ukampatiriza ariko nkabura amahoro mbwira nkabura amahoro bati imana nese ndajya he ndajya gukomanga mu nzu y'abantu se uriya mu mama hari ikintu nshaka kubaza uno munsi kimubariza ikintu akeneye cyane nicyo gukora n'umwana we afite uba mu nzu umugaye afite umwana umugaye nta n'icyo akora yambara pampa ko pampa zihendara noneho ku mwana w'umwaka 11 ngosha urumva afite ibikomere arararira akarara yicaye none yarambwiye ngo aragenda ambirwa nkamuha nk'ikinini kimusinziriza agasinzira nk'iminsi 3 ku buryo nawe badaheruka gusinzira agasinzira nk'iminsi 3 sorry arababaye n'ukuri imana ijya iduha basi tworohereza ku bantu bakeneye urukundo kugira ngo tubahe ibyo babura basi muri bike dushobojwe ushobora kuganiriza umuntu akishima ukamuha umwanya wawe ujye n'ubuka ukamuhamaga akamubwira umeze neza urabizi ko ngukunda alisiti araryama niba ari ijambo ryewe nkunda rijya ringwa neza umuntu yamubwira ati ndagukunda aba nkoreye umunsi rwose uraryama ugasinzira niyo wabambaje vade mafu hari umuntu wambwiye ko ankunda wenda nkavanamo umupartenere wanjye kuko we it's a must ariko sinjya mbifata nk'itegeko nabyo bibaza ko ntajya mbimenyera uko ambwiye ngo ndagukunda numva ari bishyashya je te jure numva ari bishya kandi abivuga kenshi gashoboka ariko numva ari bishya kubera ukuntu ngiye iryo jambo ntago rijya ripfa kumva mu kanwa ubundi bw'ubwo umva biba ari byo biba ntago na pretendinga ngo mpfe kukubwira ngo I love you gotese biragoye rero nawe wirinde ishuri turakwiga nukuri ndetse nkubeshye ntago napfa kubikubwira bitandimo biragoye ushobora kuba udafite ubuhamya buke ngo pe tuzabubaha kubera ko ngewe nzi abambwiye benshi ko bankunda ariko batankunda ndabafite nka 60 nzabivuga njye sinzi igihe nzabivugira ko ni kera ariko nabibwiye kenshi kandi bitari byo ariko se buriya abana banjye icyo kora nibakura bakabinyemera nzabivuga bavuga ati ariko njye ntawe niyo mpamvu umuntu bimbwiye ari bakuru
ubwo aba best friend bose reka baba nkubwire uzi ko bisezerera hakiri umwana kare njye mfite afite imyaka 10 ariko ntago njya mbikurura ngo mbishyikire Ubyumva ute se? ntago kandi bivuga ko ndabikurura gutya ati none se ni Ariko nuko atari jyewe umukobwa yaba ari umukobwa ni jyewe imana yagiriye icyizere umuhungu mwiza usa gutya arareshya nanjye turagera aha nyine njyewe nkabona ntago mbikwiye bitewe ariko ndamuraba ati mwana ni urukundo kabisa ntabwo ari njyewe uzabyumva umwaka utazagira 11 undi agire 12 no nkahita mbara imyaka agiye mfite nkaba arazagira 20 ntaragera no mu myaka 40 abati kabisa imana ni urukundo kabisa ni ukuri ari nirambona iki basket nishaka izaba ari kare na precious imbere twagiye arikosha afite abana beza ndagushimiye afite abana beza ndagushimiye abatabazi ndabakomeje afite abana beza afite abana beza harya amaposting ntabwo ari cyane bonge nagira amahirwe yo kubabona ni beza n'ejo abaposti ni beza twiza rwose turasa kandi neza baze ko mufite amafoto ku muntu ubundi nawe hari ukuntu tuzakwigaho ndagusabye muzanyige kwitaba telefone nubwo uri kwihana ariko ndi kwiha na message usigaye upfa kwihangana ugasubiza sha nukuri biri kuza bagushimire pe biri kuza abantu bambwira ati koko se ariko sinakwetse message mafite bura wahera biriya bintu nta muntu bitabaho reka nkubwire nta muntu hazagira ugutera bavuge ngo buri muntu umusubiriza ku gihe cyangwa se hari abantu Louise arabishoboye Louise telefone sarayitaba umwanya wose ushaka arawuguha chat we nta message pending agira nambwa ntiwambabare nkazaguha akazi se ati amafaranga menshi murebe utabona oya biriya hari umuntu uba ibintu byari telefone si tu akazi ke wenda agakorerwa kuri telefone cyane akoblige nyine ntabwo agira ubunebwe bwa telefone ngenda bugira kinshi cyane kandi none ikintu kirenze WhatsApp call ndayanga ariko kubera ko mba ndi oblige wa mu papa w'inshuti yanjye tubana mba ngomba kumwitaba mfite abavandimwe batabinaha nubwo wenda amahirwe ntibahamagara cyane abandi ntibahamagara cyane si buri munsi ntibakwibonera n'uwo mwanya ariko urugo mfite abantu barenze 5 bampamagara kuri buri munsi wabiva oya byaba ari ikibazo gikomeye cyane waba nkanye nyine abantu bose bahora bakwiyama ayiye match rero nta uranyiyama ngiye ndagerageza nanjye meze nka Louise ndagerageza nditaba ndasubiza Imana ubwo nanjye ariko ntabwo mbishaka nanjye kuvuga ngo Imana izampa iyo mpano ntayo nshaka oya nsabye ndakibona ntabyo nshaka kuba addicted na telefone woye hari umuntu uba addicted na telefone ukamureba ukavuga ati nkawe muri ubu buzima ahubwo ngiye nyikunda kuba iri kuncurangira burangiye ubuzima bwanjye bwose ni indirimbo nanjye mu modoka mu rugo telefone yanjye biri kuririmba yego biri gucuranga kabisa no mu rugo kuri shaka kujya diye rwose singusubize kubera iki ntago mfite umwanya wo gukura bugiye indirimbo kandi agatelefone ndakimukana ariko kukitaba bikabikiba mujye mubabarira bajye bakwihanganira nta mutima mubi maze hari n'indi umuntu amamaga nkavuga wabwiye umuntu n'umutima mwiza agakupa ko ntafite kwita kandi ntumuhe kurakara ukamusengera ntarakare ko rwose manu reba umutima wanjye uko nta mugwango mfite ariko sifite kwita rwose mfite ubunebwe bwo kuvugira kuri telefone ni muvugi aragira ngo simwitayeho kandi kuko hari ukuntu mvugisha umuntu akumva nyine ntabwo uri intéressé cyangwa no kuri message ko ukuntu uri gusubiza no message ntabwo uri intéressé pe niyo yaba ntabwo chat iryoshye ntabwo ngiye nta chat yanjye iraryoha ni ibintu bikurimo rero n'urukundo rwariyakiriye ambwira ati kukubwira ikintu nzaza ndendera dutahe cyangwa turere kuko ntago arambwira nkazuvuga yego nibyo ndamwanga nk'ubwo se mbwira iki ubwo usubije iki cyangwa akambwira ngo bebe ukuntu byagenze gutya ambwira sorry atekuye sorry bumva ari cyo ihagije ariko n'ubundi usanzwe uvuga wivugira make rero no kutaba ni ukuvuga make no kwandika ukandika make akarindira ko abona reaction kuri njye biragoye ndamukomeje
Oh yes. kuri kw'Imana biramba nicyo kintu cyo kwakira imbabazi Oh yeah. umuntu ampa ikintu ushaka nkunda Ugahita uba nkumva navuze speechless. nk'induru cyangwa nkarira nk'abandi bana nkatavuga soma kandi mu mutwe wanjye mpita mvuga Imana uyu muntu Umukorere iki? amarangamutima yanjye Ako bizahababaza. aceceka kandi ubwo mu mutwe ntibibirimo byashira si uko kuki ntanarize nibura kandi rero akantu k'umutsware none kandi Umutswale wangisha. Igo pe reka turekera aho tarambirwa ariko se ukuvuga ngo jewe ndishimye kubera kuri hano wakoze. twigishije icy'abantu Ni iki se batizi? Ese twe turabarimu. Ese turabarimu budi twe. turi ba tico Ego simbe teacher. wenda ya sukari yo ntabwo iwacu unywa isukari nkeya buri tico cyane abo bati gasa agasukari hano ni ak'abatico tubimenye cyangwa muratwongera agasukari gakeya ni ak'abatico ubundi Sibyo. wacu ariko tugira amagambo menshi mani nkashaka ikintu twigisha ariko twakize Ntago cyabura. buriya nyiracyo yafashe I know. Imana ibahe umugisha Imana ibuzuze Ukuri. urukundo sibyo kandi ntimukarakare mwana namwe ibyanyu Ikindi ndikambabwira abantu bizagerwaho. bankunda nanjye ndabakunda pe. barabivuze Ukuri ubu natangiye kw'Imana. kukwiga gake gake ubu ngubu hari ahantu ntabusitaraho Ngira ikintu byaragiye wanyigiyeho mbere yuko dusoza. Nta- Yewe ntago- mfite byinshi nakwigiyeho nkiga. ajya gakiza mubwire ikintu cya mbere nakwizeho ni uko utajya urya imboga donc uvuga ikintu uko kiri ntabwo wabwira umuntu ko nkibona. umukunda ariko njyewe aho kugira ngo mbikubwira ndakwihorera ntumenye aho mpagaze Nanjye ndaceceka ubwo nyine ntago ngo abantu bambwira ko bankunda ndababwira ngo ndabashimiye iyo numva ntabimeninga ntabwo mbasubiza urakoze. ndabashimiye Yego. kandi mba mbashimiye ubwo mporana tasike yo porosesinga ukuntu nanjye ngomba kubakunda nkabwira Imana niba ari umuntu wo gukundwa muri njyewe imbaraga zo kumukunda Ariko hari no kubwira ko agukunda bikaba ukisanga nawe wese umukunda. Nta gihe bigusabye. yego uwo nguwo nyine ntabwo asabira amasengesho tu uwo nguwo asabira aba ari umuntu wawe Yego. ikindi nkwigiye yuko uri responsable hari ukuntu abantu baba babona wigendera Nisajije. ariko utwawe uratuzi Yego. ariko kandi ubaho Mbaho cyane buriya. ubaho pe icyo kintu cyo kukiga byo ntakizere abandi bose Mfasha mbaho. uzi gutandukanya Ntabwo ibihe uzi gutandukanya ibihe Ntabwo ko nari nkazi. Buriya se. kandi no mu gihe wabivuze byose wabivuze uzi gutandukanya ibihe Imana ibishimirwe. ndagatahanye tu iyo ari igihe cyo kwima ibintu urabyiyima Yego. kugira ngo ugeze ibyo ukiri ariko iyo ari igihe cyo kubaho nyine nta kintu Ncambaho sha pe. uba ugira ngo nta nubwo uri umugore w'umunyabwenge ibintu byose ibingi ntabirenze Ntabirenze. ubu aba ari wowe Igo pe. Ariko Rero uzi n'ubundi hari gutandukanya ibintu ibihe. noroshya ibindi nkabona ni ngombwa. uzi gutandukanya ibihe kandi ntihagire ikintu gipfa Imana ishimwe. Rero nibyo nabwiraga abantu bankunda nanjye ndabakunda narabibasabye ngo nitujya duhura unzi uwa kandi uwumva nkunda ntago ndi kubahata kunkunda ku rukundo ntago barugura ariko ni ikintu cyiza from nowhere kusanga ukunda umuntu niyo mpamvu nanjye ndabakunda pe ntibakajya bantambuka bajya bansuhuza duhoberane dusomane cyane ariko aba Jo Twins sho mbavugeho reka mbabwire hari umuntu wanyandikiye muri commentaire ngo byonyine ngo kuba ndi kumwe namwe ofete nawe na mpinga ngo ni umugisha pe uzi impamvu ari umugisha nako ngwi wari wareba umuntu wongeraho wenda dufite nk'ababone 2,000 mu munsi umwe utaragira amasaha 28 hakiyongeraho abantu 2,000 cyangwa 3 c'est normal yewe byambayeho kandi bivuye kuri Jo Twins baraza ati Imana ndabakunda pe nanjye ndi umu Jo Twins show ndiwe cyane buriya kuva mugitangira video ya mbere nari impari ni ukuri ndabashimiye gukora ikiganiro ni kera shahu nawe urabyibuka ntibyigeze bindakaza
rimwe ukabura ubundi tukabura ariko akenshi nitwe twabura ariko njyewe buriya ibyo bintu ndabyumva cyane buriya uba ari njye njyewe umuntu yabuze warenze biriya bintu bihaye ngo abasitari ngo ntibaboneka hari abataboneka nibyo ariko njyewe biragoye ko njya njije umuntu ntaramenya icyabiteye twatinze iki se ku mavuta mbaza ngo bwitesi ejo niho hantu ejo twakoze umva turabakunda twavuga tukageza ejo namubazaniye abajo barakiyongera mwiyongera nanjye se ko ndi umujo ntaho rwose ntago muri ahantu hari none Eva yarambwiye twarahuye yaje gukora ikiganiro iwacu agiye gukora yatangiye gukora channel aranje ramwe ngo dukora ikiganiro dukora ikiganiro cy'ubugore nta kintu kizima cyo mwavuze ubu buzima abajo bahita bamwuzuza ibihumbi 10 ahita ambwira ati ndabihaye mwandekura nawe nanjye mwandekura nagwa ntabeshye twahuye muri Jesse ndavuga Eva reka nemuke kuko icyazanye sinagiko ndimuka none se nukuri naje kuba jo mfite abantu 2,000 yego batarenga ubu bageze mu 5,000 urumva atari benshi si ibintu byo gushimirwa ni umugisha urabumana abajozi ndabakunda ntago bibaho ngewe ntago bibaho nko kurira nko kwa Jihad yakoze ikiganiro nkata mbona mu abajozi ntago bihishira nicyo mbakundira ubu bagiye gutera agasonga bugari cyane ariko muri Jotinzi koma nana bajya ndeka ngumva ngo siko twashimutse ngo cano ya pasi muyishimute nta kibazo pe ntacyo byishe nukuri nanjye ndabakunda cyane pe ufite nanjye nahagira umugisha kuri Jotinzi niyo mpamvu nanjye ndi umujo andewe cyane ariko buriya nakwisiga n'amarangi ndetse gukoresha kadire mu rugo nimagaruka bazayibona wow shani sawa cyane rwose karaka umva muri abantu beza muri abagaciro cyane nanjye mundekuye nago ndakambura senge mwandekura nagwa karibanza we senge ninde shangazi shangazi ndakambura senge mundekuye nagwa pe nimukande kure nyabuneka mugume aho ngaha mukore subscribe bakomeze mube benshi tuba umuryango mugari kandi twiga ibintu byinshi aha ngaha sibyo ntabwo wampamagara mu kiganiro nawe da umva mubeho Imana ibahe umugisha ikimuri cy'umugisha nawe mukunzi kandi ndagukunda nanjye Pasi merci